Kasuku niyongera gufata brand yacu akayihuza n'umuryango wanjye ndashyiraho defensive measures. Ushaka ko nawe ugiye kumwataka rero? Oya, niba ari abantu bamenye Chita Sabe ubasobanukiwe Chita kurusha umuntu wari we wese. Buretse gato mubwire, ejo yaragiye afata umugabo nkunda cyane bita Ezra Joas. Buriya Ezra rero amaze no kumwanga, ariko Ezra nza gusanga abantu barambwa ati Ezra rwose buriya nawe ashobora kuba yarakoreshejwe kiriya kiganiro tabizi. Uri kumva? Nibyo rero mubwira ni uyu Chita nawe bigombe ibigenda bigombe bijye kugasoza. Uzi imyaka yabayeho yenjoyinga iby'abandi. Nawe yitare sasa rero bamwenjoyinge kidogo. Ntabwo urumva buriya uragashyire comment ku muntu wagize bro kitaramukundaga ngiye nakundaga Chita kubera ya biganiro yakoraga yewe numwe mu bantu bankoresheje ibiganiro byinshi kuri channel ye urukumva ariko bura nanga umuntu bura ngiye nakoze ikosa ukaza ukambwira ariko ura musenzi kuvura ya munsi navuze ndakuzinutswe mu buzima urumva nabyo gukangakanga ntabwo u Rwanda ari urwasco urumva ntabwo mu bantu ibyo gukangakanga ngo ntabwo ushobora kugira abantu ntabwo ushobora kwandika none se waruzi ko ataranasura Bishop Gafaranga kandi Gafaranga ariwe yahaga ibiganiro byose. Reka dutegereze iminsi n'imitindi abavuze nibo baba iminsi n'imitindi azironga ntabwo uzamenye ubwenge ko bwasabye. Karma is what? Jay, karma niki? Karma niki? Karma is a bitch. Hey. Karma iri na vice versa. Warubizi? Karma iri reciproke. So nukuvuga ngo reciprocity ya karma iyo noneho igenda gutya ikongera garuka gutya. Umunsi rero wo kugarukiye mambo yako yote yanakuwaga hadharani. Naramubwiye ndamubwira ni Chita, you are playing with the wrong one. Kubera ko jewe ikintu kimwe ngukorera ndabanza nkakuyora nkagwa silence. Umunsi nakubyukiye ngukubita icyo bita umugenda bro. Umugenda nuba ngiye kujya mbyuka mu gitondo saa 6 nimugoroba mvuga kuri Chita kandi inkuru zimuharabika gusa. Akugira ngo umuntu abeho wumva nguri gayar ukomeye akabaye kose wowe wita uhamagara kuri ribu agakubise ugahita ugira gute ugahita uza no kwigamba ngo urashyira ngo defensive measure bro. Azikona ariko bano bantu babigize bro babigize ngabantu ngo ngewe ngo brand yanjye ngo ngewe ngo nkora mu makwe ngo nini ukora mu makwe uzakora no mu kabono uziko abantu bajya bigira ukuntu mwana ukanajya naho ngaho ukabeshya ngo nge narakubwiye ngo ntacyo mpomba. Who's that? Celine and 20. Message bayisomye? Ikaze. Hatugatona no muri kwinjira. Urukundo mwana. Uwo mukobwa rero nta tolerance nimwe. Nubundi gucacekera nka Chita nta kintu na kimwe waba uri muri igura bro. Nta kintu na kimwe waba wigura, nta kintu na kimwe bishobora kuba byagufasha ko wagenda ngo uceceke ngo Chita gakomeza akurye ku mutwe. Aho kugira ngo rero umuntu nkuriye n'ubundi ntashobora kuzagira ikintu mukuraho kandi rirwa mvuga nabi ngende yaranga umucecekere rwose yakada naza nanjye nkakubaga nigende ukajya uhura nabyo. Ibintu ikibazo mugira urumva bro mwebwe hano muraza mukasana hano ntabwo ngiwe nakwasaha nyine mwebwe ibintu byanyu nubwo birangiye muri entertainment bitarangira ngaha urumva keretse ukambara reka ngiye ntabwo ngira ibintu byo kuvuga ngo ndajya kurega mwana gutfa nanabyanga ibyo bintu. Niba uri umuntu w'umugabo ukabizi neza ko wowe wamaze guhinduka ukajya kuba akajajwa
ngwino sasa duhangane ariko se urajya kurega ari nawe ukora amakosa bimeze bite noneho for your information maginga yangaya ubu tuvugana sibyo urumva ndakumva ubu tuvugana uwitwa Chita bishoboke kuba nawe atakiri muri Marshall Estate kuko umukire yamaze kumumenya ubu tuvugana umukire Marshall bavuye gukorera ibindi bibanza ahantu bita Irurindo Chita ntibamujyanye kandi ari wowe wagari main mu kujya gukora iki mu kujya ku masite urakoze cyane ntabwo bakujyana kuko baramumenye noneho n'ikindi kintu ni uko bishobore kuba bitameze neza kontra ngo ntiyajyaga yuzuza ngo akore ibyo bamusabye reka nkubwire ikintu abantu bagomba kumenya amafaranga ni ikintu kimwe ibikorwa nk'ibi ngibyo ni ikintu kimwe urimo kumva ibi ngibi njyewe ikintu cyambabaje muri bino ntabwo ngiye kuvuga ngo dufada kumvuga njye biriya biboro yankorera uriya mutipe nta kintu na kimwe byigeze bimbabazaho ikintu cyambabaje ni kimwe kurusha n'ibindi no kugira ngo mbereze agaciro urumva njyewe yavuze ubugoryi urukumva buke mu gitondo bitamubagiraho buhita birangira nta wundi mutima nari ngisigaranye mubi kuko nari maze kugira gute ko kumubwira ikindi ku mutima kandi njyewe nimbwire nyirayo birangiye urukumva ariko ikintu cyantunguye harashize nk'amezi angahe numva ngo abana baba bishakisha bose yabirukanishije kwa Marshall ukose numva ikintu cyantunguye ndavuga nti okay abantu n'ibitangaza mani n'ibitangaza kabisa so rero wewe ibyawe urumva abantu mwanahuye munaziranye ubundi muzahura mukicara mukiyunga se njyewe bro njyewe umuntu wese ugira umutima wo kujya kuvugira utuntu ku ruhande ubwo se wowe twabaganye gake twabaganye nibaze none aha turi kumwe nawe kuri live siko bimeze twarabaganye harya ariko umuntu ugira umutima wo kujya kuvuga utuntu ku ruhande ngo dupfa sibyo ntabwo uwo muntu aba ari mubi cyane ariko abantu bakomeje kunzengereza bango soma iyo message ngo nsome iyo message hari message nasanze irimo kubaga kwinshi hari ukuntu binjiye muri famiye oya yisoma ujye uhasimbuka oya nibyo gusa genekereza kuno genekereza okay yincire use nkuri kwisomera ngo dufata no kuvuga hari ukuntu basobanuye ngo ni hwinini oya aho ngaho byite nibyo nyine nahise nsimbuka nahise mbona ko ngo ni hwinini buriya ngo nawe ngo ntagashoboye oya aho ngaho uwo ngo tuveyo nibyo nahise mvuga nti oya hano ho naba ntutse ushobora kuba atarakurongoye neza akarongora neza umuntu ntagashoboye kavuga ngo ni ibintu bivugwa cyane urumva ngo biravugwa so urumva rero ibi ngibi abantu iki kintu cy'abantu bashaka guplayinga nkaho nge iki kintu nkizira kubi abantu bashaka kwigaragaza ngo nibo ngo murabere ngewe narakubwiye ngo umuntu wese uzaza agashaka guplayinga nyama kirasa n'umutima uko asa ku ruhu niko asa no ku mutima nabo ngo umuntu wese uzaza agashaka guplayinga two faces ntago nzigera mworohera kabisa ngo ndumva ngarakubaga ngo kuri Instagram wiki ngarakubaga kuri Instagram ariko ibaze ngo dufate Uganda ariko ibaze ariko ibaze uwo muhungu umuntu w'amagara ntugasome message z'ibyo bibarewe ubwo barandika nawe ugasoma bati gato ninde umukanze murahari ngaho mushyiremo request muzamuke gutapinga screen byabananiye Kasuku niyongera gufata brand yacu azamwishyura n'umuryango wanjye
ndashyiraho defensive measures. Ushatse ko nawe ugiye kumwataka rero? Oya, ndashyiraho ingamba z'ubwirinzi. Kuko ntabwo ibintu tuzabyemera. Niba Kasuku adacishije make nta cyabaye. Hari ingamba z'ubwirinzi ibyo yitwaza yabo it will start from the roots. Chita kandi nawe nongere nguhe gasopo ndetse nanakwiyame nihanukiriye nkubwire nti mu gutera ubwoba ntuzigere ushaka gutera ubwoba umuntu wivugisha ko ngo umuntu niyataka famiye yawe ngo umuntu nagira gute. No, watangiye uvuga ko ngugiye kuba professional ngo bavuga kuri brand yawe yitwa Chita bari Magic Chita whatever. Uravuga uti ubabazwa n'abantu bavuga kuri Chita Magic ni brand wubatse wigize too professional ukuntu, ariko nababajwe cyane kubera kuntu utigeze wiga. Ni mpamvu natangiye mbivuga, nababajwe cyane no kubona wowe watangiye unavuga amazina yanjye ngo banyita Kambare Wironja, watangiye ubivuga wongeye nawe ukagenda ukajya kuvuga umuntu witwa Kasuku, nayo ni brand. Sinzira ibyo wavugaga. Ubaye wirinze amakosa ntago wongera kuvuga Kasuku, uravuga Kambare Wironja. Niba ariko sinzi ukuntu babivuga ngo utuye hehe na hehe, warahagenze nabyumvise, warahagenze. So icyo ni kimwe, ni ikintu cya mbere cyangaragarizaga ko uri umuswa, ahubwo ikikurimo n'ubwo bugome nagiye mvuga umunsi ku wundi, kandi igihe mu byo navuze nta na kimwe nabeshye. Ejo uwitwa Dumba yaraje atanga statement hano kuri Instagram, aravuga ati yewe muri ibintu Chita yankoreye, yacunze mvuye mu Rwanda nsubiye muri Canada, asigara akoresha abana b'abakobwa ibiganiro ababaza uburyo ngo nabasambanyaga. Chita kandi nawe nongere nguhe gasopo ndetse nanakwiyame nihanukiriye